Mbanje kubasuhuza mwese mukurikiye iki kiganiro cy'amategeko. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibirebana n'ivangamutungo rusange nka bumwe mu buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu Rwanda. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Kayigi Kajuga Leon. Ivangamutungo rusange ni bumwe mu buryo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bwemewe mu Rwanda. Ubu ni uburyo butuma abashyingiranywe bashyira hamwe umutungo wabo wose, waba uwo bari bafite mbere y'ishyingirwa ndetse n'uwo bazunguka nyuma yaryo, hatitawe ku wazanye umutungo ufite agaciro kanini kurusha undi. Muri iki kiganiro rero turifashisha itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8 ukwezi kwa 7 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Muri iki kiganiro iri tegeko turaryita itegeko rigenga izungura. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'amategeko kibanziriza iki, ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ni ubu bukurikira: ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano, ivanguramutungo risesuye. Ubu rero tukaba tugiye kwibanda gusa ku birebana n'ivangamutungo rusange, maze nyuma turebere hamwe igisobanuro cy'ivangamutungo rusange, turebe ibyiza n'ibibi byaryo, ndetse tunibaze abo ubu buryo bwaba bubereye. Mu magambo make, ese ubu buryo bw'ivangamutungo rusange bwaba bubereye nde? Ni bande bakwiye kubukoresha? Turahera ku bya mbere. Igisobanuro cy'uburyo bw'ivangamutungo rusange. Nk'uko izina ry'ubu buryo ribyivugira ubwaryo, ni uburyo bwo kuvanga umutungo muri rusange, ni ukuvuga umutungo wose. Ibi tubisanga mu ngingo ya 5 y'itegeko rigenga izungura, aho igira iti: ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose. Naho ingingo ya 5 yo ikungamo igira iti: gucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwukoresha uko bikwiye, kuwikenuza, kuwutanga no kuwugurisha haseguriwe ibyo amategeko ateganya. Iyo ukoze isesengura ry'izi ngingo zombi, ubona ko abahisemo ivangamutungo rusange baba bemeye kuvanga ibi bikurikira. Icya mbere, umutungo buri wese yari afite mbere y'ishyingirwa, umutungo buri wese yahashye nyuma y'ishyingirwa, impano buri wese yahawe haba mbere cyangwa nyuma y'ishyingirwa, ibyo buri wese yaba yarazunguye mbere cyangwa na nyuma y'ishyingirwa, ndetse n'imyenda ya buri wese, haba iyo yafashe mbere y'ishyingirwa n'iyo yafashe nyuma y'ishyingirwa. Icyitonderwa: ni ngombwa kumenya ko umutungo wose wanditse kuri umwe gusa mu bashyingiranywe ubarirwa mu mutungo w'abashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Ibi bivuga ko ntawe kwitwaza ko umutungo umwanditseho wenyine ngo avuge ko atawusangiye n'uwo babana kandi barasezeranye ivangamutungo rusange. Icyakora nanone hari ibyo itegeko riteganya ko bitajya mu mutungo rusange bikaguma ari umutungo bwite wa nyirawo. Ni ukuvuga ngo nubwo abantu basezeranye ivangamutungo rusange, hari ibintu bike itegeko riteganya ko biguma ari ibya nyirabyo. Ibi ni nk'ibikoresho bidashobora gusangirwa ndetse n'ibikoreshwa mu kazi k'umwe mu bashyingiranywe, ari byo byitwa items of personal and professional use mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa les biens à usage personnel et professionnel mu rurimi rw'igifaransa. Nubwo itegeko ritigeze risobanura cyangwa ngo rirondore ibikoresho bidashobora gusangirwa ndetse n'ibikoreshwa mu kazi k'umwe mu bashyingiranywe, twavuga ko bene uwo mutungo ugizwe na bimwe muri ibi bikurikira. Icya mbere, imyambaro. Icya kabiri, ibikoresho by'umwuga. Twatanga urugero: ibikoresho by'umufundi, ibikoresho by'umukanishi akoresha mu kazi ke ka buri munsi, impozamarira n'izindi ndishyi zikomoka ku kababaro kagizwe n'umwe mu bashyingiranywe n'ibindi. Ibi ni bya bindi umuntu agira bikaba ari ibye nubwo baba barasezeranye ivangamutungo rusange. Ubu rero tugiye kurebera hamwe ibyiza n'ibibi by'ivangamutungo rusange. Nk'uko twari twabivuze, buri buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe uko ari butatu bugira ibyiza bukagira n'ibibi. Aha tugiye kurebera hamwe ibyiza by'ivangamutungo rusange, hanyuma tuze no kureba n'ibibi byaryo. Reka duhere ku byiza. Ibyiza by'ivangamutungo rusange. Ibyiza by'ivangamutungo rusange ni ibi bikurikira. Icya mbere, iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, turavuga icyiza cyo gusezerana ivangamutungo rusange. Nuko iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, usigaye, ni ukuvuga umupfakazi, asigarana umutungo wose yashakanye n'uwapfuye nta nkomyi. Icya kabiri gishingiye ku cya mbere, nanone iyo umwe apfuye, nta mpaka zibaho zijyanye no kugabana umutungo
w'uwapfuye kuko mu by'ukuri nta zungura ribaho muri iki gihe. Mbese ivangamutungo rusange rirengera ku buryo bugaragara uwapfakaye ku birebana n'umutungo w'urugo, kuko ntawe ushobora kuza kuwumukuramo yitwaje ko ari umuzungura w'uwapfuye. Ibi tubisanga mu ngingo ya 8 y'itegeko rigenga izungura, aho igira iti: iyo ubwo buryo busheshwe kubera urupfu rw'umwe mu bari barashyingiranywe, umutungo wegukanwa n'uwapfakaye kugeza igihe izungura rikorewe. Ibi bivuga ko abazungura ba nyakwigendera badashobora kugira uburenganzira bwo kuzungura uyu mutungo igihe cyose uwapfakaye akiriho, keretse gusa yongeye agashyingirwa. Ibi tubisanga mu ngingo ya 8 n'iya 76. Abafite itegeko hafi mwarisoma. Muri make mwabyumvise, ni ukuvuga ngo niba umuntu apfakaye yarasezeranye ivangamutungo rusange, uwo bari barashakanye akaba yasize abazungura, wenda nta bana bafitanye yarasize nk'ababyeyi, cyangwa nubwo yaba afite abana yabyaye hanze ari bakuru, ntabwo bazaza kuzungura ise wapfuye, bazategereza ko umugore wa se wari warashyingiranywe na se ku buryo bwemewe n'amategeko azongera agashaka undi mugabo. Bitaba ibyo atakongera gushaka undi mugabo, bagategereza kugeza igihe nawe azapfira. Ubwo murumva ko bitoroshye. Icya gatatu twavuga ku byiza byo gusezerana ivangamutungo rusange ni igihe habayeho ubutane, igihe cya divorce. Iyo abashyingiranywe batandukanye kandi bari barasezeranye ivangamutungo rusange, bagabana ku buryo bungana umutungo wabo wose. Ibi uwo bifitiye inyungu ni umwe mu bashyingiranywe wari ufite umutungo ufite agaciro gato, bitewe n'uko wenda we nta kazi yari afite cyangwa yinjizaga amafaranga make. Inyungu rero afitemo aha ngaha ni uko agabana na mugenzi we ku buryo bungana umutungo wose bari basangiye, hatitawe ku winjizaga amafaranga menshi muri bo cyangwa wari uyasanganywe mbere yuko bashyingiranwa. Aha murabyumva rero, umuntu bifitiye inyungu ibyiza byo kuvanga umutungo ni uko niba wowe, reka tubyite, wari umukene udafite amafaranga, hakaba divorce, uzagabana na mugenzi wawe ku buryo bungana, hatitaweho ko wowe nta mafaranga wari ufite. Ibi bikaba ari byiza kuri uwo muntu wari ufite umutungo ufite agaciro gato. Reka turebe ibi rero. Nk'uko twabivuze haruguru, nanone turakomeza tubisubiremo ko nta buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe butagira ibyiza n'ibibi. Ariko ku birebana n'ivangamutungo rusange, ibyiza by'ubu buryo bw'ivangamutungo rusange ku ruhande rumwe ni nabyo bihinduka ibibi ku rundi ruhande, nk'uko tugiye kubirebera hamwe. Twabonye urugero, niba tuvuze ngo umuntu ku byiza, wa muntu wari ufite umutungo muke yishimiye ko iyo habaye divorce bagabana kabiri. Ibi rero bihinduka bibi ku wari ufite amafaranga menshi. Ubu tugiye kubireba. Icya mbere, kuba iyo habayeho ubutane umutungo wose ugabanywa kabiri, buri wese mu bashyingiranywe agatwara 1/2 cyawo. Ibi bishobora kubangamira umwe mu bashyingiranywe wazanye umutungo ufite agaciro kanini kurusha mugenzi we. Mwibuke ko haruguru twabonye ko ibi ari byiza ku muntu wari usanganywe umutungo ufite agaciro gato kuko we abyungukiramo. Twibaze nk'umuntu waba afite umutungo ufite agaciro ka miliyari. Ubwo aha tugiye gutanga urugero. Twibaze nk'umuntu waba ufite umutungo ufite agaciro ka miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Muyumve neza, miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Mugenzi we akaba yari afite miliyoni 5 gusa. Ariko kubw'impamvu zitandukanye bagatandukana nyuma y'umwaka umwe gusa, nta n'umwana babyaranye, kandi bari bamaze kugira umutungo wose hamwe ungana na miliyari 1 na miliyoni 200, maze bakawugabana ku buryo bungana. Mubyumve neza, umwe yazanye miliyari, undi azana miliyoni 5 gusa. Nyuma y'umwaka umwe baratandukanye, bari bamaze kugera kuri miliyari 1 na 200. Buri wese agatwara miliyoni 600, kuko ya miliyari 1 na 200 bazayigabanya kabiri, ubwo ni miliyoni 600 buri wese azatwara. Yabivuga ko uwari ufite mbere yishyingirwa miliyari 1 acyuye miliyoni 600. Mubyumve neza, wa muntu wari ufite miliyari 1 kuko bagabanye kabiri, buri wese atwaye 600, acyuye 600 kandi yari afite miliyari mbere, ndetse yaje no kuvamo andi mafaranga iba miliyari 1 na 200. Mu gihe uwazanye miliyoni 5 zonyine yegukanye akayabo ka miliyoni 600 zose.
namwe mubyumve neza. Noneho aha buri wese yishyira mu mwanya w'umwe mu bashyingiranywe wari wazanye miliyari imwe, urugo rwe rukaba rusenyutse, hanyuma akanacyura igihombo cya miliyoni 400 yose. Muri urugero rwacu ntabwo twavuze niba ari umuhungu cyangwa niba ari umukobwa. Ashobora kuba ari umukobwa wari ufite miliyari, ashobora no kuba ari wa muhungu wari ufite miliyari. Icyo twumvisemo ni uko umwe yazanye miliyoni 5 none akaba acyuye miliyoni 600, undi wazanye miliyari akaba acyuye nawe miliyoni 600, ahombye miliyoni 400 zose. Ibi twarebaga kimwe mu bibi by'ivangamutungo rusange ku birebana n'umuntu wari ufite umutungo ufite agaciro kanini iyo habayeho gutandukana kw'abashyingiranywe. Icya kabiri, iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, usigaye ntiyongere gushaka, agumana umutungo wose wenyine, akawurereramo abana yasigiwe n'uwapfuye iyo bahari, kuko abazungura b'uwapfuye baba badafite uburenganzira bwo kuzungura igihe cyose uwapfakaye akiriho. Ibi twari twabibonye haruguru. Ibi birengera uwapfakaye gusa, ariko bikabangamira abazungura b'uwapfuye, cyane cyane abana yaba yarasize yabyaye hanze y'urugo. Urugero, niba umwana wawe umuhungu cyangwa umukobwa asezeranye uburyo bw'ivangamutungo rusange kandi yari afite imitungo myinshi ndetse asanzwe anagufasha wowe nk'umubyeyi we, akaza gupfa kandi nta mwana asize, wowe mubyeyi we ni wowe muzungura we, ariko ntiwamuzungura uwo bari barashakanye akiriho kandi atarongeye no gushaka. Uzategereza uwo bari barashakanye, ni ukuvuga umukwe cyangwa umukazana wawe, abanze yongere ashake ubone kugira uburenganzira bwo kuzungura umwana wawe. Urugero, niba umwana wawe umuhungu cyangwa umukobwa wawe asezeranye uburyo bw'ivangamutungo rusange kandi yari afite imitungo myinshi ndetse asanzwe anagufasha, akaza gupfa kandi nta mwana asize, wowe mubyeyi we ni wowe muzungura we, ariko ntiwazungura uwo bari barashakanye akiriho kandi atarongeye no gushaka. Uzategereza uwo bari barashakanye, ni ukuvuga umukwe cyangwa umukazana wawe, abanze yongere ashake ubone kugira uburenganzira bwo kuzungura umwana wawe. Aramutse atongeye gushyingirwa, uzazungura umwana wawe ari uko umupfakazi yasize nawe apfuye. Ibi rero murumva ko bitoroshye. Icya gatatu, ikindi kintu kibi umuntu atakwirengagiza ni uko abasezeranye ivangamutungo rusange basangira n'imyenda yose, yaba ari y'umwe cyangwa bose bari bafite mbere y'ishyingirwa ndetse na nyuma y'ishyingirwa. Aha dufashe nk'urugero, tuvuge ko abantu babiri bashyingiranywe, umwe afite umwenda wa miliyoni 100. Iyo bashyingiwe bagasezerana ivangamutungo rusange, uwo mwenda barawugabana. Baramutse batandukanye, wa mwenda wa miliyoni 100 bari bageze kuri miliyoni 80, nayo bazayagabana. Ni ukuvuga ngo muzasangira ibyiza n'ibibi, niko twabyita. Nyuma y'ibi byose tumaze kubona, nawe urebye mu buzima bwa buri munsi bw'abashyingiranywe, ushobora kubona ibindi byiza cyangwa ibindi bibi by'ivangamutungo rusange. Aha icyo dusaba ni uko buri wese ugiye kubuhitamo cyangwa ubundi buryo abanza agashishoza. Noneho tugiye kurebera hamwe, ese ninde cyangwa ni bande bari bakwiye guhitamo uburyo bw'ivangamutungo rusange? So dufashe ubu buryo, ubundi bwagenewe bande? Ni buri muntu wese? Twongere twibutse nanone, turakomeza tubyibutse, uburyo ubwo ari bwo bwose bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bugira ibyiza n'ibibi. Niyo mpamvu buri wese agomba guhitamo akurikije icyo agamije. Aha rero twavuga ko abantu bagomba guhitamo bumwe muri ubu buryo uko ari butatu buteganywa n'amategeko, bagombye kubanza gufata umwanya uhagije bakabitekerezaho bashingiye ku bintu bitandukanye, harimo nk'ingano y'umutungo wa buri wese mu bagiye gushyingiranwa, imyaka buri wese afite, umwe uzasanga afite imyaka 70, undi afite 20, inshingano n'umwuga wa buri wese. Burya hari abantu bakora akazi gatera imbogamizi gatuma bashobora guhomba, ibyo byose ugomba kubireba. Kuba umwe cyangwa bose mu bagiye gushyingirwa asanganywe abandi bana n'ibindi. Ese ibi mu Rwanda byifashe bite? Iyo urebye amategeko y'u Rwanda ndetse n'imigenzereze y'Abanyarwanda, politike ihari, usanga ivangamutungo rusange rishyigikiwe kurusha ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Urugero, iyo urebye ingingo ya 2 y'itegeko ryo mu 1999 ryerekeye imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura, ari naryo tegeko rya mbere
ryinjije ivangamutungo rusange mu mategeko y'u Rwanda. Iteganya ko abashyingiranywe iyo batagize icyo batangaza, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ikurikizwa n'ivangamutungo rusange. Ibi byerekana ko umushingamategeko nawe yari ashyigikiye ivangamutungo rusange kurusha ubundi buryo bwose bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Icyo twavuga gusa ni uko ibi byaje kuvanwaho n'itegeko ryo muri 2016 ari naryo rikurikizwa ubu, kuko ryo ntacyo ribivugaho. Ubu bisobanura ko abasezerana bagomba guhitamo byanze bikunze bumwe muri ubu buryo butatu twavuze bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, kuko nta buryo na bumwe itegeko ribahitiramo iyo bo batabwihitiyemo nk'uko byahoze mu itegeko ryo mu 1999 nk'uko tumaze kubisobanura haruguru. Aho ni mu Rwanda. Ese mu mahanga bimeze bite? Reka dufate urugero rwo mu Bufaransa. Amategeko yaho ateganya ko iyo abashyingiranywe batagize uburyo bw'imicungire y'umutungo bahitamo, ku bw'itegeko baba bahisemo ivangamutungo muhahano. Mwumve uko bimeze. Mu itegeko ryo mu 1999 mu Rwanda, iyo abantu bashyingiranwaga ntibahitemo bumwe muri buriya buryo butatu, itegeko ryari ryarabahitiyemo kubwo bahisemo ivangamutungo rusange. Mu gihe mu Bufaransa uko bimeze uyu munsi, iyo abantu batahisemo, itegeko ryo mu Bufaransa riba ribahitiyemo ivangamutungo muhahano. Ni ukuvuga ngo usezeranye mu Bufaransa ntuhitemo bumwe muri buriya buryo butatu, uba uhisemo ivangamutungo muhahano. Mu Rwanda ho ugomba guhitamo byanze bikunze, niko ubu bimeze. Kuba rero ku bw'itegeko uba uhisemo ivangamutungo muhahano mu Bufaransa, bivuga ko ubu buryo ari bwo umushingamategeko w'iwabo ashyigikiye kurusha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ibi tubisanga ku rubuga rwa internet demarche.intérieure.goiv.fr. Naho abanditsi bo muri iki gihugu cy'Ubufaransa bo bajya inama bagaragaza abo bumva ko ari bo bakwiye guhitamo ubu buryo bw'ivangamutungo rusange. Ese abo baba ari bande? Iyo usomye ibyanditswe ku rubuga avocat-pikovshi.com agakoni le régime de la communauté universelle, bo bavuga ko ubu buryo bw'ivangamutungo rusange basanga bikwiye kwitabirwa n'aba bakurikira: abantu bageze mu zabukuru, aho umwe aba ashaka kurinda umusaza cyangwa umukecuru bashyingiranywe kugira ngo atazahura n'ibibazo birebana n'umutungo mu gihe we azaba atakiriho. Abandi bakwiye guhitamo uburyo bw'ivangamutungo nk'uko bari abanditsi babivuga, ni abantu batagifite abana bato cyangwa bafite abana bishoboye, abana bakize, kandi bamaranye igihe kinini ndetse bafite n'ingo zikomeye, ari byo bise mu Gifaransa couple solide, aho ibyago cyangwa se impamvu z'ubutane cyangwa impamvu za divorce biba ari bike. Aha barashaka kuvuga ko abantu bakuze badafite abana bato cyangwa bafite abana bishoboye kandi bafite ingo zihamye zikomeye, aho bigaragara ko nta mpamvu zo gutandukana zigihari, ngo abo nibo bari bakwiye gusezerana ivangamutungo rusange. Aba bakomeza bavuga ko ubu buryo bw'ivangamutungo rusange atari bwiza ku bantu bafite abana badahuje ababyeyi bombi, ngo kuko butuma havuka amakimbirane, cyane cyane iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye. Abana aba yarabyaye hanze y'urugo rwe babangamira uwapfakaye bashaka imitungo yasizwe n'umubyeyi wabo. Aha murumva inama bajya baravuga ko ubu buryo bw'ivangamutungo rusange atari bwiza ku ngo zirimo abana b'amahari. Ni ukuvuga umugore n'umugabo bagiye gushyingirwa, umwe afite abana babiri undi afite abana batatu. Iyo bagiye gushyingirwa bagahitamo ivangamutungo rusange, iyo umwe apfuye cyangwa bose bapfuye havuka ikibazo cy'imitungo hagati y'abo bana. Dusoza rero turongera kwibutsa abantu bashaka gushyingiranwa kujya baha agaciro ibirebana no guhitamo neza uburyo bw'imicungire y'umutungo wabo, kugira ngo ejo batazicuza kuba barahubutse bahitamo bumwe muri buriya buryo butatu, wenda bakaba barahisemo butababereye kandi bakabyibuka amazi yararenze inkombe badashobora kongera gusubiramo ya masezerano yabo. Aha twibutse ko muri buriya buryo butatu, uburyo waba warahisemo bwose ushobora kubuhindura igihe icyo ari cyo cyose mwaramaze gushyingirwa, ariko mwibuke ko iyo abantu batangiye kugirana amakimbirane biba bitoroshye
kuba mwabuhindura. Tuboneyeho kubararikira kuzakurikira ibiganiro byacu by'ubutaha kuko tuzabagezaho ingero zitandukanye zo mu buzima busanzwe ku birebana n'ivangamutungo rusange. Ntimuzacikwe rero. Ubu aha ngaha twavuze iby'amategeko ateganya, ariko hariya tuzatanga ingero zo mu buzima busanzwe kandi muzabe muhari mukurikire muri benshi. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nari Kayigi Kajuga Leon. Mugire amahoro.